Kaze mwene data muri kumwe na Apotre Rwema ndamiye kibibi ndagira ngo usabe ukande subscribe niba utari wabikora kugira ngo uzajye ubona ibiganiro dutanga buri cyumweru. Imana iguhereze umugisha uryoherwe n'ibiganiro bikurikira. Bakunzi ba Rwema TV twongeye kubakira none muri studio zacu aho muherereye hose ku migabane y'isi, abari muri Afrika, abari muri Amerika, abari ku migabane yose y'isi badukurikira, batwereka ko badukurikiye, turabasuje kandi turabakunda. Tubabwira yuko kandi na comment zanyu tuzibona kuko mudukurikira kandi mudukunda. Turabakiriye kandi nanone espoir. Dukunda kubanza gusuhuza abantu bari muri Kenya, mu Burundi, mu Bugande badukurikirana, mu Rwanda, ndetse na hano muri Canada, muri Amerika bagenda bashiraho comments, tugenda tubakurikirana tunazisoma, tunumva ibitekerezo byanyu mutanga ku biganiro tugenda tubaha. Twiyegereje abantu bose kugira ngo tongere tuganire hano muri studio za Rwema TV. Twakire na Claude ku buhanga bw'ibyuma uri kuri kamera yacu. Turamwakire nawe ni karibu kandi. Tugiye rero kuganira n'abakunzi bacu bari ku migabane yose y'isi ku kiganiro cyiza kandi kiri interested kuri wese uzacyumva kandi kizahindura ubuzima bw'abantu benshi bazagenda batwumva espoir. Nizera yuko umuntu wese akeneye mugenzi we. Iyo nicyo kintu tugiye kuvuga hanini y'uburyo ki umuntu wese akeneye mugenzi we. Muri ubuzima tubutuyemo cyangwa se tubayemo bw'Imana yashimye yuko tubamo, turakeneranye. Nta muntu wakwihaza mu bintu byose. Nta muntu udakeneye mugenzi we. Mugenzi wawe ni nde rero? Uwo nguyu iruhande rwawe urimo kubona. Ntago ari undi muntu umunyamahanga ugiye guturuka ahandi mushyashya. Ni uwo nguwo muri kumwe, ni uwo mugiye mubonana mu buzima bwa buri munsi. Uwo niyo mugenzi wawe. Hari umugani bajya baca bakavuga ngo amaboko areshya niyo aramukanya, ariko mu by'ukuri nta rwego umuntu yageraho ku buryo atakenera undi muntu. Ntibiriho. Buriya n'umukoresha na bosi wawe na bosi mu kazi akenera umukoresha, akenera umufatanyabikorwa, akenera umujyanama, akenera na wa wundi mutoya twakwita ko asuzuguritse kugira ngo ase akore ka kazi kiwe, kugira ngo akazi kiwe kaguke kagende neza. Nta udakeneye undi. Tuboneye no kuvuga yuko wa wundi witwa wa wundi ureba ukabona arasuzuguritse imbere y'amaso yawe, ariko imbere y'Imana adasuzuguritse, ejo bundi yaba undi muntu. Kuko nta ubuzima bwo twese tubayemo nta formule bugira. Wamukenera. Ejo yaba undi muntu. Ejo bundi n'urugero buriya niyo kuko mu bumbe nyine dutuyemo uyu nguyu w'isi tuvuga ngo ni tere, ukomeza kuzenguruka kandi uzengurukana ibintu byose. Uzengurukana amafaranga, ukazengurukana abantu, ukazengurukana ibintu n'ibituye muri bya bintu abantu batuyemo. Kandi rero bigera ku bantu bose. Urumva murabisangira. Ushobora kuri muzima umunsi wa none, ejo ukarwara, ejo ugakira, wawe unakarwara. Urumva ubwo ariko buzima bumeze. Ariko ejo wakira bwa buri ugakira. Wakena uyu munsi ejo ugakira. Ejo ugakira. Rero nta formule rero bifite. Urumva formule ihari ni ukumenya gusa ukeneye umuntu uri iruhande rwawe. Wowe ndi ubona umunyabushobozi bukeya, nta muntu ubahaye afite ubushobozi bukeya. Turashaka kubwira n'abantu, hari abantu bavuga ngo bageze mu kizungu. Bageze mu mujyi, ngo bari muri New York, ngo bari muri Ottawa, ngo bari muri capital city ya Canada, ngo bari muri New York, ngo bari Kampala, Nairobi. Bigatuma umuntu akika ku bantu ngo yageze mu mujyi. Ariko reka tukubwire ko umujyi ni ukumenya kubana n'abandi. Umujyi wa mbere kandi ukabana n'abamahoro. Umujyi ikizungu. Umujyi ntabwo ari ikizungu. Kuko wowe mbere yuko uba ugomba kuba we wa mujyi wari uhari.
ushobora kubona ujemo vuba wenda wari vire mu cyaro nkatwa ngaha urumva ugahita wizira nko mu mujyi ariko abantu benshi ntabwo bakuriye mu mujyi uzibona abantu bose ubona bakire ntabwo bavukiye mu mujyi baba baravuye mu cyaro bakiyesitara muri wa mujyi bagashakisha ubuzima bakagera ku byo bakeneye ariko nibo bita abanyamujyi iyo urebye background zabo benshi baba baraturutse mu cyaro mu byaro iyo ngiyo mu nkane mu mata abandi iyo ngiyo kure ariko rero kuko rero Imana rero ari igena ibihe byose ujya gushiduka ukisanga ahantu utavukiye ukahisanga hari nk'umuntu tuvuga wenda wari utuye wenda nko muri Nigeria wenda muri Kaduna wenda mu cyaro iyo ngiyo kure ujya kwisaba ugasanga wenda uri hehe uri New York City muri Amerika ukabona imihanda imwe ntiwigeze unakuyibona uraca hepfo ugaca ruguru ntumenye niyo urimo kujya ariko wese nyine ko hari yandi igera ihoma ikakugeza mu rugo urumva ariko mu by'ukuri umuntu wese akeneye mugenzi we ukennye umunsi ntabwo azakomeza gukena ejo yaba undi muntu yaba n'umuherwe ye hari abakire bita ngo niba hari umukire njya numva muri Afurika witwa ngo Dangote sinzi wari mu Nigeria I think mwicaranye nawe agakubwira itangiro ryo kugira ngo agere ku byo afite mu by'ukuri yakubwira ko ubuzima yanyuzemo buteye ubwoba ariko hageze ubu ngubu akeneye abantu niba afite companies bafite ibiki ntabyikorera wenyine ntajya kuri tele ntibishoboka ababimukorera urumva nta muntu udakeneye mugenzi we espoir yego hari ijambo rikunda kunyura cyangwa se abantu benshi bakunda gukoresha mu buzima I'm busy ndi busy all the time you are busy uri busy ariko atari kwa kuvuga ngo wenda ni wa mwanya muto ufite ni ibintu byinshi ufite gukora ahubwo ari ukugenda wica ku bantu ahubwo ari ukwirengagiza abana ahubwo ari ukumva ko udakeneye mugenzi wawe nta muntu udakeneye undi muri iyi si ushobora kuba uri class ushobora kuba ugeze ku rwego rwo hejuru ariko nurwara ntuzirwaze uzakenera umuntu nusonza uzakenera resitora atetse uzakenera wa muntu watetse muri resitora ubu ngubu ni ukukuzanira ibiryo mu nzu bakakuzanira ibiryo bitetse ese utekereza ko wa muntu ari kuri class yawe ntuzabona umuntu uri kuri class yawe ugukorera cya gikorwa buri muntu akeneye undi so dukeneye kubwira abantu ko ntaho umuntu yagera nta sikise wageraho yatuma utaba inshuti y'abantu udakenera abandi sikise ya mbere ni abantu niba ushaka kugera ku byo ushaka uzakorera abantu buriya ni umutungo wimukana ni umutungo utatoragura ku muhanda iyo ufite abantu w'agaciro cyane nugira abantu uzamenye ko ufite ibintu byawe bazaba batunze byose ni ibyawe umuntu uko yaba ameze kose mu buzima n'umwana mutoya yakugirira akamaro cyane n'urya ubona usuzuguritse n'urya ubona uri ku muhanda urimo usabiriza buriya wamukenera ahubwo espoir aka kantu kadutekereza aka kantu urumva n'uburi cyo gufasha umuntu ntuzavuge kuko nuvuga amagambo mabi azamusigara muri memory kubera situation arimo ntago niyo ushaka kumufasha akajana memory y'amagambo uzaba akoresheje muri situation arimo niyo azamusigaramo kurusha ubufasha wamuhaye ahubwo nuburi icyo ufasha umuntu uzagiceke nusanga umuntu ari mayiboba ku muhanda ukabura icyo kumufasha uzahite utambuke ariko ntuzongereho ibindi ariko ntuzaba ufite amahirwe ko hari icyo umurusha uzakimusigira ukomeza ntabwo ubizi ntuzi ejo umunsi w'ejo icyo uhatse wa wundi ushobora kubona nk'usuzuguritse cyangwa ushobora gusuzugura mu buzima arashobora kuba umukoresha wawe w'ejo kuko amahirwe twese turayasangiye
igihe turagisangiye impinduka turazisangiye uyu munsi ushobora kuba miliyoneri ejo za miliyoni zawe zigafatwa n'inkongi yamaze agafatwa n'inkongi y'amata agafatwa n'inkongi bya bindi wishingikirijeho byose bigahinduka umuyonga bigashira ejo wa wundi kimwe nuko ejo wasanga uryo uzagusapurayinga muri bya bindi uzakora ni wa wundi wabonaga ku muhanda ni wa wundi utekereza ko ntacyo yagufasha ariko umuntu ubonye wungutse inshuti uba wungutse ubutunzi ni ikintu cy'agaciro mu buzima kugira inshuti ibe ari ya maboko aresha aramukanya cyangwa se arya ataresha umuntu buri wese ni umukandida w'ibyiza igihe cyose umuntu agihumeka mu gihe cyose umuntu ari muzima nta kintu atageraho wamukenera kimwe nuko nawe yagukenera buriya turiho impamvu habaho abantu barebare n'abagufi ni ukugira ngo wa muremure asingirire wa wundi mugufi aho atagera na wa wundi mugufi nawe asingirire wa wundi muremure aho atagera kuko ubaye muremure byanze bikunze kuba muremure ntuzahina ngo wigonde ukore hasi birumvikana so uri muntu akeneye undi kabone nubwo yaba ari umuntu ubona ko adashoboye buriya umuntu kubona ugize amahirwe yo kumenyana n'umuntu ni umutungo ukomeye uba ugize ni ibintu washimira Imana cyane ariko ugenda usanga abantu bakabyita ko ari umujyi ari kizungu so akagenda yica ku bantu hari n'abantu bagomba kuvugana bari inshuti basitaragorinze hamwe ugasanga arimo aragenda bicaho maybe bari mu bamuhaye ibitekerezo cyangwa bamusapotinze kugera kuri bya bintu cyangwa se urashobora no gutekereza ukagira igitekerezo cyawe ukabigeraho ariko kuba muremure kugera kuri ya stage ni ukugira ngo ufashe n'abandi bakiri mu nzira y'amajyambere kugira ngo nabo bazamuke bagera aho uri burya nasanze ibanga riba mu gufasha burya iyo ufashe umuntu iyo ufashije umuntu wowe uba wifashije dabo cyane kuko kirya uheza umuntu reka ntanga n'urugero wenda mu buryo bwo gutanga buriya iyo umpaye 100 nuko uba ufite 200 yego ukayacamo cyangwa se ukangenera ayo ushaka ukayampa ariko ubu yampaye muri ya yandi wabonye wa wundi wahaye burya uba umugujije nubwo wamuhaye kuko burya bajya bavuga ngo kwima uwaguhaye it's a tragedy ni igihombo ni ukunyagwa zigahera igitangaza kiriho hano ni ukwifata ukajya gusaba uwo wima niba wari ufite warangiza wa muntu akakugana ugaceceka ntumuhe warangiza ukabona imbaraga zijya kumusaba urumva ukuntu bijya bigenda biragora bikubera umutwaro ukomeye kandi n'umuvandimwe burya iyo uhaye umuntu unatekereza n'izindi nzira zo kugira ngo ubone menshi ku buryo wamufasha kuko birakwagura mu bitekerezo reka ntange urugero mu buryo bitajanye n'amafaranga for example wenda ukeneye kwigisha umuntu nuko ugenda hariya ku ruhande ugashaka package yuzuye nawe bigutera umwete wo kuja gushaka ubumenyi cyangwa se ubuhanga uza kwigisha wa muntu nawe birakungura mu yane magambo muri cya gihe uri muri comfort zone ntabwo uri gutekereza uburyo wagera kuri ya package yuzuye kugira ngo uze ugire buriya n'igituma abantu baguka cyane cyane tuvuge urugero nko muri business nk'umusapuraya nk'umuntu usapurayinga kuko uko abakiriye uko abasapurayinga baba benshi niko nawe agenda atekereza uburyo yo kwagura bya bintu kuko uyu munsi niyo atangiye asapurayinga wenda tuvuge n'urugero imodoka 10 azisapurayinga so akiyongeraho ba bantu baza bamugana biraba ngombwa ko yagura isoko
agere aho azajya supplying imodoka 100 imodoka 1000 n'urugero ntanze ariko bishatse kuvuga iki burya iyo uri mufasha abandi iyo uri muratanga ubufasha burya nawe uri mu wifasha urimo kwifasha cyane no kuvuga ngo tuboneho umwanya kubwira abakunzi ba Wema TV niba utrasubscribinga yuko wajya hasi aho ngaho ugasubscribinga hanyuma ukandika kuri comment yuko dukurikiye hanyuma tukamenya ibitekerezo byawe ku kiganiro cyacu noneho tugakomeza kubana namwe tuboneho umwanya wo gusuhuza pasiteri mudaheranwa yavuze ikintu numva naye kinkoza ku mutima espoir yaravuze ngo nta muntu upfa ngo bavuga ibintu yasize ahubwo bayenda bavuga ibyo yagiye akorera abantu ibagahamye yuko ari byo bya wa muntu niwo mugabane wiwe niwo mugabane wa wa muntu niwo mutungo kuko nibavuze ngo yasize amayetaje 20 kuko batajya kwenda nibagenda kumusabaho ntago tubizi urumva ariko ibyo basha kuvuga ko wa muntu yakoze bavuga yuko yafashije runaka yubakiye imfubyi yagize gutya ibyo ngibyo bigenda bavuga urumva ni imirimo ya wa muntu yakoze ibyo bashe gukorera abantu ni ukuvuga ngo rero umutungo wiwe rero wa muntu rero ni abantu yakoreye niya mirimo rero ubutunzi rero twavugaga rero turimo kuvuga ni ugukorera abantu gusavinga community gusavinga urwego rwose ugatanga ibitekerezo byawe byubaka ugaharanira impinduka ya societe hari ijambo yo muri Bibiliya rivuga ngo ufashije umukene ngo abagujije Imana burya iyo ufashije umuntu wamufashisha gitoya ufite cyangwa kinini ufite uba wifashije kabiri mu yandi magambo ubu mugujije cyane kuko uzakugirira umumaro ejo ntabwo umuzi arashobora kuba wa mukozi wawe wo mu rugo tunasuhuza abantu bakora akazi ko mu rugo cyane cyane muri Afurika kabisa bakora akazi keza cyane abantu kandi ya muntu special turaba respecta cyane abantu bakora akazi ko mu rugo abantu bakorera ababosi babo bashobora kuba utakora n'akazi ko mu rugo ariko ukorera umukoresha wawe akazi kanyu kabisa ni akazi k'indashikirwa kandi mu by'ukuri mukwiye kwitabwaho no guhabwa agaciro cyane kubera ko umuntu ibyo wakikoreye iwe arabigukorera agukorera mbese ibintu byose by'ibanze byo mu rugo abasha kubikora akabigukorera ukaza ugasanga byose biri tayari noneho kubera yuko uri umubosi ufite ubushobozi kuri we ugatangira ukajya umubwira inabi ukamubwira nabi tubona n'abantu bakoresha abantu mu rugo tubabwira ngo uwo muntu n'uw'ingenzi n'uw'agaciro wani hari igihe gusigaranira abana aragutekera agafura agateka ibintu byose akabishyira ku murongo wowe noneho niba akoze akosa akantu kamwe ugahita uba frustrated ukamubwira amagambo aremereye ku buryo ashaka umutima we agakora n'ibintu bibi atari yiteguye atarateganyije gukora kubera amagambo amubwiye mabi urumva niba umuhemba ntibivuze yuko ufite ubuzima bwe yajya n'ahandi yajya n'ahandi wagezeho nawe yabigeraho cyane mu gihe niyo mpamvu rero wa muntu agomba guhabwa agaciro cyane cyane kuko afite ubuzima bwinshi ubuzima bw'abantu bose bari aho ngaho bufite haramutse hagiye ikiba bitewe nawe umenye ngo wawushyizeho abantu bose muri risike rero tumenye ngo umuntu wese akeneye umuntu wese ni nk'undi ugiye kwa muganga kuri umubosi kandi ukaba ufite n'amafaranga wakwivura ujya utivura ukaba urwaye ijisho ukaka appointment kwa muganga kugira ngo bakopere ugatokorwa ukambwira ngo ninze nkureberemo kujya utitekora se niba ufite amaboko abiri uyafite ufite uburenganzira bwo kugenda ukitokora urumva ariko kubera ko ukeneye umuntu bamuhamagara bati genda ndatokowe akaruka ngiye mu jisho ndebera ukarebera wa muntu ukagira gute akagukuriramo ukongera ukareba neza ariko niyo mpamvu rero ukeneye umuntu hagaciro umuntu wemereye gukora ubutunzi ku buzima bw'umuntu uwo wese
urwego rwose hari igihe barebera umuntu bakamurebera muri finance sibyo abantu umuntu akagenda hariya iwe akareba umufuka wiwe ku mufuka wawe ukuntu bihagaze akaba yajajinga gusa ariko ntarebe mu zindi angre z'ubundi buzima busanzwe espoir imagine ushobora kumenya yuko umuntu financial issues idahoraho buriya amafaranga arazunguruka cyane amafaranga barimo azunguruka mu bantu ntawe azageraho ngo ahita kwamira hahandi ntibiriho amafaranga muvoma y'amafaranga arazunguruka twari tuvuze mu buryo buri finance na wa wundi yamugeraho ahubwo se muri banki iriya banki urabona nishaka banki y'igihugu runaka sibyo wenda nitumesha igihugu runaka buriya amafaranga niyo mpamvu batemera ko agwa muri banki bagatanga ayo maroni bakagira bate baje ngo amafaranga azenguruke agere kuri bumwe wese niba umuturage wo hasi amafaranga akamugeraho arongera akazenguruka agasubira muri ya banki arya ufite ku mufuka ntugire ngo ni wewe wayakoze uyaterekamo reka buriya wasanga yaraciye no kuri wa wundi urya ntawe ifaranga ridacaho rirazenguruka kwa wundi ubona hari niho rigeraho akavuga ngo reka ndi storinga akagira ngo aha wenda rizahera hahandi arongera akarirekura rikikomereza amafaranga nagutaha uyu munsi nagutahaho akarara iwawe ntukagire ngo azaguma aho ngaho wewe ubaye inshuti yayo ucumbitse nayo ejo yotaha mu yindi karitsiye yo hirya y'iwanyu yotaha ku muturanyi wawe yotaha ku wundi muntu so rero abantu batekereza ko inshuti zabo ari amaboko areshya ari amaboko aramukanya b'abanyamafaranga bagenzi be rwose ubuhaye utakaza ibintu by'agaciro kuko ntuzi uzakenera kuko urya muramukanya ntabwo uzamutuma ku iduka ntabwo uzamufata uko wishakiye ntabwo uzamubwira icyo utekereza cyose hari icyo atazagufasha ariko ukeneye undi mugenzi wawe yaba ari ku rwego uriho cyangwa ku rwego rwo hasi uramukeneye mu buryo bumwe n'ubundi umuntu wese afite umumaro muri sosiyete wimureba ngo urebe uko mufuka wenda bihagaze cyangwa se muri sosiyete abayemo ukuntu ahagaze uburyo kiyemeze ute ariko umuntu wese muri department zose afite umumaro ushobora kuba uri mu kazi uri busy ugashaka ko gutuma uzatuma iki se ntuzatuma robo bose ntabwo tugira access yo kuko twakoresha amaroboti urumva uzakenera umuntu uhamagara umwaka serivisi mubwira ati wangereye ahantu ko ngiye nabaye stuck nabaye busy kuri iki kintu ukaba wamfasha ukangera muri kiriya uwo ni umuntu urimo gushaka urumva ushobora kutamukenera uyu munsi wa none ejo ukamukenera just it's a matter of time urumva cyane nawe ya mahirwe wagize nawe yamutahaho umuntu wese n'icyo twavugaga kare amahirwe y'umuntu wese ugihumeka angana na mugenzi we igihe cyose ugifite ubuzima ukibasha gufunkisiona ingingo zawe zidafite ikibazo cyangwa ibitekerezo byawe bidafite ikibazo uracyafite amahirwe angana n'aya mugenzi wawe just ni igihe gusa biba bisaba gusa kugira gusa ngo ubigereho ariko ukeneye mugenzi wawe yewe umuntu wese urimo kutwumva kuri Rwema TV umunsi wa none umenye yuko ukeneye mugenzi wawe ntabwo mugenzi wawe ari undi wahandi nkuko twabivugaga n'uwo uri ruhande rwawe ubu rero ukabona ntashoboye n'ububitsemo ubushobozi bwawe kugira ngo ushobore no kufite uwo muntu abantu ni ab'agaciro umuntu uwo ari we wese afite agaciro nk'aka mugenzi wiwe abe afite ashobora kuba afite disability cyangwa se afite finance idahagaze neza aho avuka village yaturutsemo uriya muntu ni uw'agaciro
ntugatekereze ko utazamukenera uriya muntu uzamukenera. Reka mvuge gatoya kuri experience y'ubuzima bwatambutse mu myaka mike ishize turi hariya muri Afurika. Wasangaga maybe umuntu arashobora kuba afite akazi keza akora muri banke ahembwa umushahara icyo gihe ndabyibuka muri banke icyo gihe yabaga ari umuntu basuhuza n'amaboko yabaga ari ushorezwa amabuye basuhuza n'amaboko bamwicaza mu ntebe z'imbere ariko mu minsi mikeya mu myaka mikeya ugasanga wenda umuntu afashwe n'uburwayi wenda runaka bukomeye bisaba ko aja kuvurirwa mu Buhinde aja mu Buhinde kuja kubagwa cyangwa se kuvurwa indwara fulani ugasanga habayeho fundraising wa muntu akeneye abandi nubwo wenda yumvaga ko ageze kuri step runaka urumva ageze kuri step runaka atakeneye mugenzi wiwe imodoka iri aho ngaho ewana ibintu byose bihagaze neza bimeze neza ariko muri cyagiye yahuye n'ikibazo runaka ugasanga biyambaje abantu bose b'abafrendi bakoze urubuga rwo kuraisinga amafaranga kugira ngo bamuvuze kugira ngo aje mu Buhinde yivuze cyangwa se ya mafaranga tuvuge n'urugero n'umuherwe runaka agize ikibazo runaka fulani business irahombye cyangwa se agize ikibazo kiri emergency ya mafaranga aragiye yose arashize kandi umuntu yarwaraga bakamubwira ati ohereza n'ibihumbi 5 akabyanga urumva akavuga ngo nta mafaranga ngo afite ariko none arwaye umunsi wa none turimo kotiza amafaranga ngo najye kwivuza mu Buhinde urumva eske wowe icyari kigira amenya akamaro k'abantu kubera ko ufite abantu ejo bundi niwe buyemaze niyo wirukira kuko wakoreye abantu. Hari story igeze kubaho y'umugabo bita Mandela Nelson nguyu watambutse muri South Africa igihe yari afunzwe umucungagereza yize gusaba ngo amazi umucungagereza ngo akajya abwira bagenzi be ngo bakamwihagarika ku mutwe none buke yigire muri mujyi yagiye muri restaurant akubitanamo n'aba mucungagereza yarabaye president afite abantu bamucunga bamwe bamutwaje ibikapu abandi bamutwaje ikiramutwaje amafaranga abandi bagize bate bakubitana n'abamuga muri restaurant bagera muri restaurant noneho amukubita amaso aramumenya arambwira ati mujye mubwira uriya muntu azicana dusangire wa muntu amukubita amaso aramumenya aravuga ati takange karashotse tugo ibyanjye birangiye n'uyu munsi nyine ndasezeye afite bodyguard barakikije ahantu hose barimo gukontorora neza wa muntu arambwira ati ngwino wicaye mbwira turiya muntu niba yakire tumije n'ibiryo mubwire yicaye hano dusangire kugira ngo agere kuri iyo meza yararimo kujuguma cyangwa gutitira azi ibyo yibuka ibintu yakoze akumva ko bitari bushoboka kugira ngo yicaye na wa muntu ku meza basangire lunch rero ni ukuvuga ngo rero nukorera umuntu ikibi uzaba wangije memory ya wa muntu urumva kandi ejo uko utazi ejo uko uzaba bimeze bigahinduka kugira ngo uzamuhingukeho bizaba ikibazo kubera yiki kubera memory wabiridinze mbi bakunzi baradukurikiye kuri Rwema TV twongeye kubashimira kuri comment zanyu n'uburyo mukudahwema kudukurikira ikiganiro cyacu cyari akamaro ka mugenzi wawe n'uburyo mugenzi wawe ufitiye umumaro rero espoir niki wabwira abantu dusoza turimo dusoza turashaka kubwira abantu bikurikiranye n'ikiganiro twaganiriye ko icyo ushaka ko bakubwirira nawe ukigirira abandi kugira mugenzi wawe buriya twese circumstance turazisangiye yego ibibazo turabisangiye imigisha turayisangiye amahirwe turayasangiye ibitekerezo turabisangiye so ntawe umenya aho bwirageze yego ejo uyu munsi ni wowe ejo ni njyewe niba uri hejuru fasha abari hasi kugira ngo bagere hajya hari yuri kuko nugera iyo ufashije umuntu kuzamuka buriya mu yandi magambo uba muri hejuru tujuru cyane niba ngufashije ukaza aho ndi
uraza kugera aho ngeze nanje ngeze gutya ngeze hejuru yawe tuguma tuzamurana abakomeye bakomeze abatoya aboroheje nabo tumenye kuko turi abagaciro kandi dukenewe nta agaciro k'umuntu ndasubira kuri iri jambo twarivuze agaciro k'umuntu ni ibimuvamo ni ibikurimo ntabwo ari ibikugose ntabwo ari umufuka umeze nabi ntabwo ari konte irimo iravuza induru ahubwo ni ibikurimo uruwa agaciro mugenzi wanjye yego rero nk'uko twavugaga tugana ku musozo turagira ngo twibutse abantu yuko umuntu wese afite agaciro muzima urimo guhura nabwo ubwo ari bwose uracyafite agaciro rero dusoza rero kuri Rwema TV turabwiye ngo nakagaruka tuzakomeza kubagezaho ibiganiro bitandukanye tuganira namwe duhugurana tuganira ku buryo duhindura ubuzima bw'abantu batandukanye kugira ngo dukomeze kwegera imbere rero murakoze nakagaruka ciao ciao urakoze kubana natwe niba utari wakora subscribe kanda ahangaha kugira ngo ibiganiro bindi tuzazana uzabashe kubibona Imana ikugirire neza.